Amashuri ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane mu buzima bw'abantu bwa buri munsi kubera yuko atuma umuntu yitegurira ejo hazaza binyuze mu bintu uba warize. Hirya no hino ku isi tuzi amashuri akomeye ndetse abantu bayizemo ni kimwe mu bintu bibafasha kubona akazi mu buzima bwabo. Uretse aya hari n'andi mashuri rwose adasanzwe na gato bya bitewe n'ahantu ari, ibyo yigisha ndetse nanone bigenderwaho umuntu abashe gutangira kuyigamo. Ngwaye ikaze mu kiganiro cyacu kuri uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe 15 muri aya mashuri adasanzwe. Uri kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Ishuri dusanga ku mwanya wa 15 mu mashuri adasanzwe twabateguriye none ni ishuri dusanga mu mwobo ahitwa Gwizu mu gihugu cy'Ubushinwa. Iyi ntara ya Gwizu ni intara ikennye cyane ku buryo idafite n'ingengo y'imari yo kubaka amashuri. Abana bamwe bakabigira mu buvumo karemano uri munsi y'uru rutare. Abanyeshuri hakaba harimo n'abakora urugendo rw'amasaha 6 bajya kwiga muri rino shuri. Ku mwanya wa 14 turasanga ishuri rikorera hafi ya gari ya moshi. Umugore mu gihugu cy'Ubuhinde ahitwa Olisa yafashe icyemezo cyo kujya asanga abana ku muhanda yarangiza akabigishirizayo kandi akabona ngo bitanga umusaruro. Akabikora mu rwego rwo kurinda abantu bana bakunze guhugira mu mirimo itemewe, gusa ariko ahangaha bigira akaba ari mu rusaku cyane. Uyu muco uyu mugore yazanye n'abandi bantu batandukanye bahise bawigana aho kugeza kuri ubu benshi basigaye babikora. Ishuri dusanga ku mwanya wa 13 mu mashuri adasanzwe turasanga ishuri ry'ububiko bwa bombe mu gihugu cya Mexique. Mu gihugu cya Mexique hari abana bigira mu nzu yahoze ari inzu itinyitse cyane muri iki gihugu, aho iyi nzu yari ububiko bwa bombe atomike. Izi bombe atomike ni bombe zari mbi cyane kuko zatewe mu mwaka w'1945 ndetse n'uyu munsi zikaba zikigira ingaruka ku hantu zatewe. Bitewe n'uko abaturage benshi batinyaga kano gace, byahise bituma leta y'iki gihugu yifuza kwagira ishuri kugira ngo guhera ku bana ndetse n'abantu bakuru bazabashe kumva yuko ari ahantu hasanzwe hatagiteye ubwoba nka mbere. Ku mwanya wa 12 mu mashuri adasanzwe turasanga ishuri ryitwa Brooklyn Free School. Mu gihe ubusanzwe bisa n'ameye ko umwana wese agomba kubanza kwiga iby'ibanze nk'indimi, imibare ndetse na siyanse, gusa ariko mu ishuri rya Brooklyn Free School ho ntabwo ariko biteye. Umwana ajyayo yarangiza agahitamo icyo ashaka kwiga kimwe cyonyine, akaba aricyo yiga, ibindi byose akabishyira ku ruhande. Iyo iki ngiki yahisemo asanze nacyo kimugora nacyo arakireka ubundi agatangira kwiga ikindi. Na rimwe mashuri adasanzwe turasanga floating school. Bitewe n'ikibazo cyo kutagira inzu zihagije mu gihugu cya Bangladesh hari abana bigira mu bwato. Uretse kuba ari ishuri riri hejuru y'amazi, rifite ibindi bikoresho bihagije harimo nk'ibitabo ndetse na internet kandi yihuta cyane. Ku mwanya wa 10 turasanga ishuri ry'abakonikoni. Muri leta ya California mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ishuri ryigisha umwuga w'ubupfumu ndetse no kuroga. Ku mwanya wa 9 turasanga ishuri ryigisha uburaya. Mu gihugu cya Espagne nka kimwe mu bihugu uburaya bwemewe, ibi ngibi bikunze gutuma iyo umuntu ageze ku myaka 18 iyo abishatse ahita ajya kwiga ishuri ry'uburaya nka business imwe ikorwa muri iki gihugu. Ugiye kwiga muri iri shuri mu byo yitwaza harimo amakayi ndetse n'amakaramu kubera yuko biga bandika, ndetse kimwe n'ayandi mashuri bakaba banagira igihe cya stage aho bahabwa amakayi bagasabwa yuko abakiriya babo bazagenda babaha amanota bitewe n'ukuntu babitayeho. Ku mwanya wa 8 turasanga ishuri rya yoga. Kaminuza ya Naropa ni kaminuza yigisha tai chi ndetse na yoga. Iri shuri kandi riniyongeraho yuko abaryigamo bigishwa kuvurisha ibimera. Bitewe n'ubushobozi umuntu uryigamo abafite, iyo abuze akazi kubera ibintu bitandukanye aba yarize, bakunze kuba ari abantu bakuriye amabandi cyangwa se ubwabo bakibera amabandi. Ni imwe mu bituma abantu benshi bakunze kuryamagana bavuga yuko benshi mu baryizemo bakunze guhinduka abajura. Ku
ku mwanya wa karindwi mu mashuri adasanzwe twabateguriye none ni ishuri ryo gukina ibitente. Birazwi yuko abana bakunda kureba ibitente kuri za televiziyo, gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ishuri ryigisha gukina filime ndetse no gusetsa bakoresheje kwihindura ibitente, cyangwa se nanone guhindura imiterere y'umubiri w'umuntu ku buryo agaragara ku rubyiniro ateye mu bundi buryo. Ni imwe mu mashuri akunzwe cyane n'abana, aho ndetse ababyeyi benshi bakunze gushishikarizwa kuba bajyana abana babo muri ano mashuri. Ishuri dusanga ku mwanya wa gatandatu mu mashuri yose adasanzwe turasanga ishuri rya Charles Howard Santa Claus School. Iri ni ishuri ryigisha abantu kwitwara nka Père Noël. Père Noël ikoreshwa cyane kuri Noheli mu gushimisha abana bakababwirwa ko Père Noël yabazaniye impano. Ni umuntu wambara imyenda y'umutuku ndetse n'umweru, ndetse kandi akanambara akagofero gatukura. Iri shuri rero icyo rikora ni ukwigisha abantu bashaka gukina ino ngingo cyangwa se kuba Père Noël uko bagomba kwitwara kugira ngo bazashimishe cyane abana. Ni ishuri rikunze kugirwamo n'abantu bakuru, ndetse kandi kimwe n'ayandi mashuri bakanagira ibihe byo kwishimisha, bagasohoka bakajya gusura n'ayandi mashuri. Ku mwanya wa gatanu mu mashuri adasanzwe turasanga ishuri ryo gutekereza cyane. Iri shuri ryo gutekereza cyane riri ahitwa Mashuri mu gihugu cy'Ubuhindi. Ryigisha abanyeshuri gutekereza cyane cyangwa se meditation, bakabagira n'umwanya muto cyane wo kwiga, ariko igihe kinini bakakimara batuje barimo baratekereza. Abaryigamo bizezwa kuzavamo abahanga ndetse n'abavumbuzi. Ku mwanya wa kane mu mashuri adasanzwe turasanga ishuri ryitwa The Most Tech Friendly School. Iri ni ishuri ryo muri Philadelphia, aho umunyeshuri ugiye kwiga muri rino shuri ikintu cya mbere abuzwa kujyana ari ikayi ndetse n'ikaramu. Ibindi bintu byose abuzwa ni ibintu byose bidakoranye ikoranabuhanga, kandi nyamara hari iby'ikoranabuhanga bikora akazi kamwe n'ibyo. Ahangaha rero ibintu byose ugomba kujyana muri iri shuri bigomba kuba bikoranye n'ikoranabuhanga, ndetse ibikoresho by'ibanze ugomba kuba utabura mu gihe cyose ugiye muri rino shuri ni iPad hamwe na mudasobwa. Ku mwanya wa gatatu mu mashuri adasanzwe uzasanga hirya no hino ku isi turasanga kaminuza ya Hamburg. Ni ibintu bisanzwe cyane yuko abantu bajya kwiga guteka muri za kaminuza, ndetse abangaba bakaba banabiherebwa impamyabushobozi zitandukanye. Gusa ariko hari kaminuza yitwa Hamburg, ndetse nk'uko izina ryayo ribivuga ni kaminuza yigisha abanyeshuri gukora ifunguro rya Hamburg ryonyine, igihe cyose umarayo ukabuhigira gutegura kino kiribwa. Ku mwanya wa kabiri mu mashuri adasanzwe twabateguriye none turasanga Have Milk High School. Nkuko byumvikana mu izina ry'iri shuri, ni ishuri ryigisha abatinganyi kwiyakira ndetse no kumenya guharanira uburenganzira bwabo. Umuntu wese w'umutinganyi ubishatse akaba agana rino shuri maze bakamwigisha uburenganzira bwe n'uburyo agomba kwitwara muri sosiyete kugira ngo abashe kubana n'abandi. Ku mwanya wa mbere mu mashuri adasanzwe twabateguriye none turasanga ishuri rya maji. Iri shuri ni ishuri riherereye mu gihugu cya Ireland, rikaba ryigisha abantu uburyo maji zikorwa, yaba mu magambo ndetse no mu bikorwa. Polisi y'iki gihugu bitewe n'abajura batandukanye ikunze kugira, ikaba ikunze gusaba ubufasha kuri rino shuri rya maji kugira ngo bano bantu baze kubafasha abanyabyaha. Ngayo amashuri adasanzwe uzasanga hirya no hino ku isi twari twabateguriye mu kiganiro cyacu cya none. Nkaba mbashimiye cyane mwese twabanye, mwari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Wifuza ko umwana wawe yagira uburere bwiza, abamubonye bose bakakubaza ishuri yizemo. Mu mashuri yose wamenye kuri ubu hari rimwe riri kuyasumba. Iri nta rindi ni International Technical Schools of Kigali, ari ryo ITS mu magambo ahinnye. Ni ishuri rifite amashami atuma ari ishuri rigezweho kandi abaryizemo bagasohoka ari inzobere muri aya mashami.
Aya mashami ni tourism aribwo bukerarugendo, hotel operations ariyo micungire n'imikorere y'amahoteli, ndetse na computer technology systems ariryo koranabuhanga rya mudasobwa. Abanyeshuri biga muri ITS Kigali, ishuri ribashakira stage mu bigo by'ubukerarugendo, amahoteli ndetse n'ibigo by'ikoranabuhanga bikomeye mu Rwanda. Abarangije ari abambere muri ITS Kigali, iri shuri ribashakira akazi. Akarusho nuko binyuze mu mikoranire iki kigo gifitanye n'ibigo mpuzamahanga byo hanze y'u Rwanda, baguha certificate zikwemerera gukora muri buri gihugu cyose cyo kw'isi n'ayandi masomo wongeye gufata. Waduhamagara kuri telefoni arizo 078 677 463 kane cyangwa se 0782 850 591. Iri shuri rikaba riherereye ahantu heza cyane mu karere ka Gasabo, ahangani mu murenge wa Ndera ku muhanda kaka 3 ST. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.